Ibihe byiza kuri wadukurikiye, nimba ukunda kurya ibigori byokeje, mbere yo gukomeza kubirya uba ugomba kumva iyi video kugeza irangiye, kuko ibyo tugiye kuvuga bishobora kuba ari ingirakamaro, byagufasha kwirinda ibintu byinshi, ariko byagufasha kumenya n'ibintu byinshi byerekeye ikigori cyokeje. Turabizi twese ko nta muntu wakuriye mu Rwanda, muri Afurika, utararya ku kigori cyokeje. Ese urabizi ko kurya ikigori cyokeje bishobora kuvamo ingaruka runaka igihe waba wakiriye nabi, igihe cyaba cyokejwe nabi? Ibi ngibi byose akenshi ni utuntu duto duto usanga turi gutera abantu indwara, ariko ntibamenye icyabiteye, ntibamenye aho byaturutse, kandi byaraturutse mu tuntu duto duto. Rero ikigori cyokeje urabizi, ndabizi, ni ingirakamaro pe! Hari n'ababikoze muri ndirimbo nimba ubyibuka. Ikigori cyokeje rero ni ingirakamaro, kibamo isukari, ariya masukari agenda buhoro buhoro mu maraso, ibyo bita amasucre à absorption lente. Aya masucre cyangwa amasukari agenda buhoro buhoro mu maraso ni meza cyane, kuko agufasha kutagira isukari iri hejuru cyane ngo bibe byagutera diyabete. Gusa ikibazo kirimo ni uko igihe waba uriye ibigori byokeje byinshi byinshi byinshi, kandi ukabirya kenshi, ukabimenyera kenshi kenshi, buri munsi, bishobora kukuviramo diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Diyabete ntabwo ihita iza ngo ni uko wariye ikigori, ahubwo kubera kurya ibigori byokeje kenshi 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 kandi ukarya byinshi, bishobora gutuma ubyibuha, wabyibuha, uwo mubyibuho akaba ari uzagutera icyo bita insulino resistance, hanyuma nyuma y'imyaka 10-20 akaba aribwo byazakuviramo kurwara indwara ya diyabete ubwoko bwa kabiri. Ibi ngibi rero birumvikana, ikigori ni cyiza igihe waba ushonje, igihe waba uzi ko urajya mu rugendo rurerure rwa kure, udashaka kwirirwa uryagagura buri kanya, warya ikigori, warya bibiri, nimba ubishoboye warya bitatu umunsi wose, ugahora ufunze, ukirirwa udashonje. Ariko nanone ntuzabigira akamenyero buri munsi ibigori, buri munsi. Oya, ushyiramo speed governor, ushyiramo metero, ushyiramo distance, ujye uri hirya nka 3 mu cyumweru, byibuze igihe waba wakabije. Icya kabiri dukwiye kumenya ni uko ibigori bibamo fibre. Izi fibre ni nziza cyane, kuko izi fibre nizo zikurinda guhitwa, ariko nanone zikakurinda constipation ikomeye cyane. Izi fibre rero ni nazo zigaburira twa tumikrobe tuva mu mara yawe, bigatuma utumikrobe dukura neza. Ibi ngibi bikaba byagufasha. Ariko nanone igihe waba tuvumaze ukwezi ufite ipfa ry'ibigori rwose, ukumbuye kurya ibigori, wabirya ukarya byinshi, ukarya ibigori nka 5-10, izo fibre kubera ko ziba zabaye nyinshi cyane, zishobora gutuma mu nda yawe hagugara, ukaba waribwa mu nda, ukaba watangira gusuragura buri kanya, ugasura imisozi myinshi. Ibi ngibi urumva ko bishobora kukubangamira, ariko kubera ko nyine izo fibre zabaye nyinshi, ushobora kubangamira bagenzi bawe kubera kubasurira, cyangwa bikaba byatuma ucura n'amangati. Birumvikana rero ibigori ubwabyo ni byiza, ariko iyo wabiriye nabi ukarya byinshi bishobora kugutera ikibazo. Ikindi cya kabiri ukwiye kumenya, ariko dukwiye kumenya ko mu bigori nanone habamo ikinyabutabire cyitwa luteine na zeaxanthine. Iyi luteine na zeaxanthine ni ibinyabutabire bifasha ubwonko bwawe gukora neza, ariko bigafasha n'utunyangingo tw'amaso gukora neza. Ibi ngibi urabizi, kuko izi luteine na zeaxanthine ni nazo zifasha amaso yawe kudasaza vuba, cyane cyane nkatwe tuba turi muri Afurika, kubera iri zuba ryinshi tuba turiho, twirirwaho buri munsi, niryo ritwicira amaso cyane. Rero luteine na zeaxanthine biba mu bigori nibyo bishobora kugufasha amaso yawe ntasaze. Gusa icyo ukwiye kumenya ni uko ikigori igihe wacyokeje kigakeka, kigashya, nyine hakazaho bya bintu by'umukara, biriya bintu by'umukara uba ugomba kubihunguraho. Impamvu ugomba kubikuraho ni uko biriya bintu by'umukara bibamo ikinyabutabire cyitwa acrylamide. Iyo acrylamide iba muri bya bintu by'umukara biba mu kigori cyaketse, cyahiye wokeje, ibyo ngibyo bishobora kugutera kanseri, bishobora kugutera kanseri y'amara, kanseri y'umubiri nyine bisanzwe. Ibi ngibi akaba ari no mpamvu igihe wagiye kotsa ikigori cyawe ukwiye kwirinda ko ibyo bintu by'umukara
icyo ucyotsa ngo gikeke, kuko iyo cyaketse ibyo bintu by'umukara ukabirya byinshi uba uri kwiteza ibibazo. Birumvikana noneho ibintu by'umukara cyaketse, uri ibigori biketse bibiri bitatu bingahe, aho ngaho none uba uri bwinshi cyane. akaba niyo mpamvu igihe ugiye ukotsa ikigori ugomba kwirinda ko gikeka ahantu henshi, hanyuma n'ahandi haketse ukaba wafata icyuma ukagenda uhungura bya bintu byaketse ukabikuraho, hanyuma ukarya ikigori kidaketse, kuko iyo wakiriye giketse aho ngaho uba uri kurya ya akrilamide ishobora kuzagutera kanseri. Birumvikana rero ko uba ugomba kumenya kwirinda. Ikindi ukwiye kumenya ni uko mu bigori habamo vitamine B1, iyo bita thiamine, ariko hakabamo na vitamine B2. Iyi vitamine B1 ni nziza cyane cyane ku bantu bakunda kugira ibinya mu maguru, abantu bakunda kugira ibibazo byo mu bwonko, abantu bakunda kuribwa umutwe, abantu bakunda kuribwa imitsi, babandi bafatwa n'imbwa mu maguru, abo bantu bose baba bakeneye thiamine, vitamine B1. Rero nimba ugira icyo kibazo cyo kugira ibinya, uhora ugira ibinya, kuribwa amaguru, intoki n'ibindi, tangira witoze kurya ibigori kuko nibyo biza gufasha cyane. Ikindi ukwiye kumenya ni uko ibi bigori iyo ubyokeje cyane nk'uko twabivuze bishobora gutuma izo vitamine zipfa. Birumvikana rero kotsa ibigori ni byiza, ariko kubireka bigakeka n'ubundi wenda uba wariyemo za fibre, uba wariyemo ya masukari, ariko izi vitamine uba ushaka kungukamo ntazibona. Birumvikana uba wishe vitamine zimwe ukabona ibindi, ariko ibyo uba ushaka byose ntabwo ubona. Ikindi ukwiye kumenya ni uko mu kigori cyokeje habamo magnesium, hakabamo phosphore. Izi magnesium na phosphore nizo zifasha amagufa yawe gukomera. Okay? Icyo ni icya mbere, nibyo bifasha umutima wawe gutera neza, gupompa amaraso neza, bigatuma bikurinda indwara zimwe na zimwe zitakabaye ngombwa z'umutima. Ikindi ukwiye kumenya ni uko izi vitamine n'izi magnesium, phosphore nizo zifasha imitsi yawe, inyama z'imitsi yawe gukomera, bikakurinda bya binya twavuze, bikakurinda umunaniro, nka kwa kundi navuze, igihe uzi ko uririrwa guhinga, uririrwa gukora akazi gasaba imbaraga, urirwa ujya ahantu hakure, aho utarabona uko urya mu nzira, irya ibigori umunsi wose urirwa umeze neza udashonje, kubera za fibre, kubera y'amasukari, kubera y'amavitamine B1, kubera ibi byose tuba turi kuvuga mu mbere. Ibi ngibi rero hakaba hari ikosa abantu bakunze gukora, gufata ikigori, hari abantu bihaye ibintu by'ubusirimu, igihe ari kotsa ikigori akagisiga ibintu by'amavuta, akagisiga margarine, akagisiga ibingibi. Aya mavuta uba usiga iki kigori akenshi anetraliza amavitamine arimo, bikaba byatuma intungamubiri zimwe na zimwe uzibura kubera ibintu byo kwigana ibyo wabonye mu mafilme, ibyo wabonye mu busirimu runaka, kandi bitakabaye ngombwa. Rero igihe wokeje ikigori cyotse cyonyine, uri wirinde ibintu byo kongeraho ibirungo wenda ibindi wabyongeraho curcuma n'ibindi, ariko kongeraho amavuta menshi ngo niho biraryoha, certes birakuryohera, ariko vitamine zimwe na zimwe uraba wazibuze. Ikindi dukwiye kumenya ni uko ikigori ari cyiza cyane ku bantu bagira ibibazo byitwa intolerance au gluten. Abantu bagira intolerance au gluten ni abantu akenshi barya umuceri bakaribwa mu nda, yanywa amata akaribwa mu nda, yarya ubugari bw'ingano cyangwa amandazi, imigati akaribwa mu nda. Abo bantu baba bafite ikibazo bita intolerance au gluten. Nimba rero ugira icyo kibazo, igihe wariye umuceri, igihe wariye kawunga ukaribwa mu nda, tangira witoze kurya ibigori, kuko ibi bigori biragufasha cyane, byo ntabwo bibamo gluten. Okay? Rero ibigori byokeje ni byiza cyane, ariko nanone kumenya uko byotsa ukirinda kuko bikeka cyane, bigufasha kwirinda ya akrilamide twavuze ishobora kugutera kanseri, bikurinda kwangiza vitamine zimwe zirimo kubera kubyotsa nabi, ariko nanone bikurinda gutakaza intungamubiri zimwe na zimwe kubera kongeramo ibintu bitakabaye ngombwa. Tukaba tugushimiye kuba wadukurikiye, nizere ko iyi video yakwigishije ibintu bimwe na bimwe utari uzi, ariko wenda hari igihe byaba nakwigishije ibyo utazi. Tukaba tugushimiye kuba wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe, kanda kuri like, kandi nimba hari ikibazo ufite ucyandike muri comments, naho gutaha. Bye bye.